amafaranga menshi FPR itabizi ariko bose bavuga ko baje kubohora u Rwanda nuvuga ngo nabo baremera ko u Rwanda rukiboshye noneho kumva nabo badushyira mu kindi nk'igitebo noneho ubwo ngo FPR yadushyize mu muryango Habyarimana dushyira mu bwato bwa Muvoma nundi waze yadushyira mu kindi nicyo kibazo dufite gikomeye cy'ubutegetsi bw'u Rwanda ni Burundi bamaze kudusigaho urabona ko nk'ubutegetsi bwa Tanzania wabonye ko mawunya kugerera Magufuli yavuyeho ubutegetsi ntiyaba n'akaduruvayo mu vice president arakomeza agubuza abantu baburaniye na muri gacaca bashyizweho n'ibanga tubyihorere gusa ni ibintu twibikira harimo gacaca ibyo yakoze kuko ariko birumvikana hari hakwiriye buri mpoza gacaca wenda nabyo tubigiyemo hari hakwiriye kuba abanyamahanga baza ariko abantu babiri barwanaga umwe ari hejuru y'undi undi aramubyukanye none wa undi umubyukanye agiye kumucira urubanza ibyo bintu se ntabwo kenshi byumvikana badufashe nk'umureti batuteka nk'umureti wagombaga kuribwa amagi ntabwo yaribwa atamenetsemo umureti aribyo bitamba abantu bagenda bahura nabyo avuga nti wasenye abantu muri Barnya yagize nabi waje adutera igipindi usezeranya abantu amatunda kwaza amatunda yikombere kandi ukagira ugasanga abo wabeshyaga niwo yitwariye wenyine abandi bakuguye inyuma gusa niyo shitani namaganye noneho avuga nti nta cyagize itangiriro cyabuze iherezo urumva gusa ntago tuzagukumbura shitani amina aleluya barangije bati tubabushyize mu muryango umwe turababohoye ukibaza mu by'ukuri ninde waruboshye nkanjye ntabwo nari imboshye urugero rwanjye mubwire ntacyo nari imbotswemo nabohoye aboge narabotswe kano kanya kuko niba mbuzwa uburenganzira bwanjye nkirukanwa ku kazi nkabona ni gukorerwa ivangura ryavangura ariko riwa abantu benshi twakwita apartheid vuga ngo niba ujya kwakiranga muntu kwaka passport umwe akayihabwa undi ntayihabwe nta justification apartheid yagenderaga ku ruhu ariko bashobora kuza apartheid igendera ku bitekerezo ni ukuvuga ngo kuko tudahuje ibitekerezo kanaka ntabwo agomba gushinga akabari ngomba buri gihe kumuzanaho inzego z'umutekano nkavuga ko ari we wisha amategeko kandi uwo baturanye atayisha kubera iki mu bantu twibuka bahagaritse jenoside tutakwibuka Colonel Kanyarengwa Alex kandi ari we wayoboraga FPR uruva atarimo akantu cyangwa yari iturufu yo kugira ngo bamuducinge mu maso kuki kano kanya tutajya duha umwanya w'icyubahiro Perezida Bizimungu Pasiteri ko yatuyoboye neza ariko ibintu byose hano barabitangira bigatangira 94 bikahita bitangirana na nyakubahwa Paul Kagame nta rwige muvugwa nta kayita ruvugwa nta bamusitu bavugwa barabagande rwose no bari bambaye uniform za Uganda nubwo kano kanya bajya bansita bavuga ngo Museveni nta kintu yabafashije ari byo wo wa muco mubi tunafite yo kutazirikana umuntu wagufashije ukanga Rujugiro yaragufashije ko mupfuye utuntu duke ukanga Rwigara yaragufashije urumva nibyo wumva ngo nuza harimo mu nyangire erega hari ibyo mu Rwanda biranasitsa agiye nkunda gukurikira ibi program yo zigezweho ntabwo wakwibagiza imyaka ingahe mu cyunamo twumva indirimbo za Kizito kuko ngo yapfuye gusa cyangwa yafashwe no gutegetse ukagira icyasha umushyiraho indirimbo za Kizito turazibura Ben Rutabana yagiraga indirimbo nziza kandi izi ndirimbo nta hantu zihuriye wenda no kwiyahura no kujya mu mitwe y'intuza kuko abandi barazikina ngenza abaririmbyi bera amakuru bishakira bagomba kumenya bakayabwirwa n'abandi batari aba guverinoma kuko guverinoma yo uburyo ikora iritaka cyane niyo yabaye ya mbere mu gushyiramo abagore niyo yabaye ya mbere ibintu byose ngo nabambere urumva ariko nyamara raporo nyazo z'abazungu ahubwo ibintu hafi ya byose babari abari kumwibuka kiriya gihe numvise ko namushikiyo yapfiriye no haje mu nyangire nta n'umuntu abantu bagiye kumuhamba bari mbaho biri mu bibazo byateye sake nabo biganjemo abandi baje gutara inasara abanyamakuru Sajenti Robert afite icyapana na Rwigema jyayo Sajenti Robert aratotezwa ziri ibyo ngibyo paka hunze bamushyiraho za nkuru dore ko umuntu wese uvuye mu Rwanda tumvikana na leta iteka ari nkuru bagushyiraho kwiba amafaranga ubu bari gushyiraho abantu ngo gufata abantu ku ngufu nibyo byageze kuri Christopher Kayumba n'abandi harimo mu nyangire erega hari ibyo mu Rwanda biranasitsa agiye nkunda gukurikira ibi program yo zigezweho ntabwo wakwibagiza imyaka ingahe mu cyunamo twumva indirimbo za Kizito kuko ngo yapfuye gusa cyangwa yafashwe no gutegetse ukagira icyasha ushyiraho indirimbo za Kizito turazibura n'amafaranga abura n'uyu mujyi bakawusenye wose bakawukora mu ndi nk'uko Nero yasenye Uromani akongera kubakwa Roma nshyashya
yagize amahirwe yarokotse. Mama azazanye ibintu ari kumwe na murumuna wanjye n'ubu tubana, ariko wagize ibibazo byo mu mutwe. Batubwira yuko ibintu ari bizima, ko hari ibintu basize ahantu bitiririma, hari ibitaro, ko azasubirayo kubifata. Mama asubiyeyo ntiyagaruka. Haciye ibyumweru nka 3 papa nawe ajyayo, ariko urumva nanjye nari ndi mukuru kundangirira irima, baravugaga ahantu Medecins Sans Frontières yakoreraga, nanjye ubwanjye njyayo. Ngezeyo nibwo nahuye n'umuntu ushinzwe umutekano wari afandi ariko yambaye civile. Ati bite, mbona arahigimye, ati aba nibo wabuze, ati guma aho ngaho gato ndaje mbakurebe. Mu gihe agiye nibwo nabonye umugira neza, nanamushimira sinkimwibuka, sinzanapfa munongeye kumubona. Ahita ambwira ati igendere, niko bimeze, buri nimugoroba batwara abantu bakeka ko ari interahamwe, ariko iwanyu baketse yuko mama wawe kubera gukora muri Medecins Sans Frontières abafasha yavuganye n'igifaransa nabo, kuko benshi b'inkotanyi ntabwo bari bazi igifaransa, ngo avugana n'abazungu babwira yuko hari ubwicanyi buhari. Kuva ubwo iwacu bagenda gutyo, amezi angahe arashira, tumenya yuko babishe abari aho bose. Abo bajya ari bangahe? Ubwo bari 3. Nuvuga ngo inkotanyi zatwiciye abantu 3, papa, mama na mushiki wanjye. Ubwo nawe mwana wishwe na Katyusha babaye 4. Tugerageza rero kubana na uriya murumuna wanjye, ntashoboye kumurera, nari mfite imyaka 17, we afite imyaka 4. Tugeraho byageze ubwo nge mbona ko kuba kuri iyi si experience ifite bisa nk'igihano. Icyo gihano nta wundi muntu nakizana kuri iyi si. Yo mvuga simvuga isi yari yose hano muri Afurika, wenda nishaka mvuge no mu Rwanda. Ntabwo mvuga mu Rwanda hari undi mwihariko, ariko Afurika yenda kumera kimwe. Nta cyizere mfite cy'umwana wanjye, ariko ari nko mu bihugu nka Scandinavia, ari nko mu bihugu nka Canada, ari mu bihugu nka Australia, nabyara umwana. Ariko nge kano kanya simfite data, simfite mama, ariko hari ibintu njya nibaza, numva mubonye namubaza impamvu yambyaye. Nicyo kintu cya mbere namubaza, aho nkamubaza ni wari uzi uko isi izamera? Iyi si turi kubona igenda irushaho kuba capitalist, aho abantu baba babanyamwigendaho, nta rukundo ruri mu bantu, ibintu bimeze nk'akarengane. Amahirwe twe dufite umutekano, ariko twumva intambara ahandi. Iyo urebye amafoto y'abana ba Somalia banonotse gutya, Sudani y'Amajyepfo, Central Africa, usanga isi mu by'ukuri uretse kwiha morali. Ni nayo mpamvu ubona abantu benshi bo muri Afurika tuyoboka amadini cyane, dusenga kuruta abanyaburayi. Ni ibibazo, si no gukunda Imana. Dufite ibibazo, sinshaka umwana nzazana mu nyanja y'ibibazo. Aho kugeza ubu, igihe imyumvire yanjye izahindukira, nibwo nzareba uburyo nazana umwana, ntashaka umugore. Ariko kano kanya nta mpamvu. Ndetse harabambwira bati ko wakererewe, njye nkababwira nti hakererwa umuntu ufite aho ajya. Ushobora kubwira nti ko mbona amasaha ageze ugomba kugira ubavu, ntiwakererewe. Mu by'ukuri uzavuga ko wakererewe, ariko nta gahunda yo kugira ubavu, nta nubwo uba wakerewe, ntaho ugomba kujya. Kana nyuzemo njyewe ntabwo nagize umuryango mu by'ukuri. Nko kurungura gihe n'ubu niyo nanabitekereje, abenshi baranabimbwira, abantu banabikurikira, none hatazajya nongera no kubimbaza. Yewe ntabwo nzi mushiki wanjye. Cyambere nta rukundo nigeze ngira ngo umenye uko rusa. Amasano nayamenye, hari abo namenye, nari ufite umuryango 9 na 4 urabura. Hafi bose sigarana umwana umwe nawe ufite ibibazo bya addicted kuri drogue, umbereye umuzigo, ubona asa nkaho nta nicyo kimaze nawe. Oya ngiye nabisobanura, ntabwo navuze ko u Rwanda rucuruza genocide, nuko ari terime batavuga rumwe na leta bakunda kubivugamo. Ariko navuga yuko sinavuga u Rwanda, buri u Rwanda ni igihugu, kandi nduvuze nabi adukunda kwitiranya igihugu na system iyobora. System iyobora ni RPF. RPF ibyo ikoresha genocide mu kwigizayo cyane abantu batavuga rumwe nayo. Urugero naguha ni nk'abantu biyamamariye bashatse kwiyamamariza ubuperezida bose. Wafata nka Niyitegeka Theoneste, Dr Niyitegeka Theoneste, byari 2003. Yari yamamaje agira mu bantu nta wakoze genocide mu Rwanda, wenda ndaza kubigarukaho cyane cyane FPR ifata ubutegetsi igihe nabaga Inyamirambo uko byagenze.
mu by'ukuri aho nabaga uko byagenze iyo bagufataga bagukeka ko uri interahamwe, cyane cyane ko interahamwe zarwanaga nabo uretse no kwica abatutsi muri jenoside, zari n'abakombata barorwanaga barwanira ahantu strategique. Urumva aho bafataga hose baravuga bati mudutungira agatoki umuntu wese wakoze jenoside, barabatwaraga ntabwo babagaruraga. Urumva ntabwo bagarukaga ntibongera kuboneka, batagiye gufunga nyuma. Ntabwo nubabwira rero ngo umuntu yiyemamarije ubu perezida aboneka mu Rwanda hose nyuma y'igihe gitoya ngo none mubonyeho jenoside. Uwo ni Dr Niyitegeka Ingabire Victoire, nawe yashatse kwiyamamariza umwanya wa perezida wa repubulika, bamushyiraho yuko ngo afite ingengabitekerezo gupfobya jenoside. Yewe na Diane Rwigara, we Diane nayibuka zaramutereranye igihe yavugaga atabariza abacika cumu cyane cyane ku munyururu ku mucungagereza wari witabye Imana witwa Nyamata. Ni ukuvuga ngo na mama wa Diane bamushinje ifobya, uretse ko bagezeho bakababere. Noneho rero ugiye mbona ari turufu bakoresha jenoside, ubundi yibwo yarabaye nta n'uyihakana. Ngiye yanagize imfubyi yamariye abantu banjye, ariko birababaje yuko iyo abantu muje muvuga rumwe na FPR, urugero nagwa ni nka Colonel Sekarija Aloys nyakwigendera General Munyakazi, Pierre Rwigema, abo baza kandi n'abantu baboneka kuri televiziyo ibintu bya jenoside ntabyo mu Rwanda. U Rwanda nagago gato ku buryo warakoze amahano nta hantu wakwishe, none ndebera abantu baboneka kuri televiziyo. Ariko abo bantu baraje bahuza na FPR irabihorera, nyuma gatoya batangiye kugaragaza ibitekerezo byabo. FPR iravuga iti bafite ideologie jenoside cyangwa bakoze jenoside. Icyo rero ndi kuvuga si u Rwanda dushaka kugiteranya n'u Rwanda kuko ariko giye mbavuga FPR iyobora. Iyo uzanye ikibazo cyane cyane noneho byarabaye no muri Gacaca mu muryango, mu bantu kera bitwaga, ubu amako yaracitse, ariko cyane cyane mu bantu bitwaga Abahutu. Iyo uzanye igitekerezo kinyuranye na FPR, ikintu cya mbere bagukoresha baravuga ngo ufite ingengabitekerezo ya jenoside cyangwa uri umujenosideri. Ibyo rero nibyo giye nk'umucika cumu ntemera. Numva yuko FPR yagakwiriye guhangana ukwayo, cyangwa se n'umuntu wa FPR yafashwe nk'aba General Karenzi Karake, cyangwa abantu nk'aba bajya bavuga ibibi bya FPR nka Judy Riva, ba Charles Onana, abantu nk'abo. Ntabwo numva ukuntu FPR yagakwiriye kwisobanurira amahano yakoze nayo ko ngo hari amahano ishobora kuba yarakoze, ariko nitwaze yuko ngo ari ugupfobya jenoside cyangwa kugira nuko jye mbyumva. Ariko si ugucuruza jenoside, ni ukuyitwaza kandi ni FPR si u Rwanda.